rero nawe utari wakajoyininga ushaka wakajoyininga. Nta minsi ibiri nkamazemo, ariko murabona ubu ngubu ahangaha sinari nabikura. Murabona ko ahangaha sinari nabikura kuri cash out, ariko nindangiza kubikura muri buze kubona amafaranga ari buze kuhajya. Urabona ubu ngubu investment yanjye nashoye ni 5,000 niyo nashoye. Murabona hano hejuru ngo komisiyo cyangwa se rewards. Ni ukuvuga ngo aya ngaya nayo nkoreye umunsi umwe cyangwa se ayo bampaye ku bantu banyinjiriyeho. Urabona ni 15% bahita baguhereza. Noneho murabona iminsi mazemo, ayo maze gukorera kuri diaries earning n'aya ngaya 450. Urabona ahangaha rero amafaranga mfite kuri balance ni aya ngaya 3,000 nakiriye aturutse mu barifera, akongera agaturuka ahangaha kuri dial ian. Ni ukuvuga ngo nyine tuyateranyije nayo twabona, tukongeraho aya ngaya 2,500 akahita yuzura 3,000. Ndakeka mwabisobanukiwe. Noneho reka tujye kureba uburyo noneho kubikura bikorwa bitarenze amasegonda 15. Urakirika ahangaha kuri utu tudotsi dutatu nitwo ukirika. Iyo urangije gukirikaho urabona hahita haza icyo bita dashboard yawe. Yego, uhita urayibona dashboard, ariko icyo ukora ntabwo ujya kuri dashboard, ahubwo uramanuka aha kuri cash out. Ngira ngo aha kuri cash out murabibona, niho umanuka ahangaha ugakirikaho. Ubwo tugiye kubikura, amafaranga tugeraho mu masegonda atarenze 15. Urabona ubwo twageze muri cash out earning. Kubikura muri makeya icyo bisobanura kubikura amafaranga akoreye ariyo withdraw nyine. Info Uganda, u Rwanda, Uganda, dore ngiyi hano. Noneho igikurikiye uraza ugahita wandika muri minimum amount Uganda. Ako kantu, aka kazu niko uzi ukandika amafaranga ushaka kubikura. Reka tuyandikemo, tegereze neza cyane. Ubwo turandikamo 3,000 yose nshaka ko tuyavanaho. Bitatu, yego, cyangwa se reka dukureho 2,500 tugire wenda n'utwo twisigarizaho da. Ubwo harasigara 500. Niturangiza turahita tureba niba nimero ariyo. Niba ariyo, igikurikiyeho tugiye kuza guhitamo igihugu ahangaha kuri select country, niho turahitamo. Ubwo igihugu ni u Rwanda, murabibona. Niba uri muri Uganda uhitamo Uganda. Murabona ko u Rwanda rwagezemo. None turangiza tugiye gukirika ahangaha handitse continue to check out. Amafaranga nibwo ahita aza. Twakiritseho, reka dutegereze.
reka dutegereze. Okay. Ubu ndakeka byatunganye neza cyane, dutegereje icyo bita SMS. Mu gihe dutegereje SMS, reka dusubire kuri nani dashboard yacu, twongere dukike kuri twa tudotsi dutatu. Mu gihe dutegereje SMS, murabona SMS yaje amasegonda atarenze 15, ngiyo aho hejuru. Reka turebe SMS, ariko mu gihe turi kuyireba dusubire kuri dashboard yacu. Murakoze neza cyane, murabona ko dusigaranye amafaranga kuri account balance, amafaranga 500. Dore ngaya neza cyane, murakoze. Dashboard yanjye murabona ko ari Olivier 40. Nyiri kubabwira, nyiri kubikora mureba, bantu mutizera ko ibintu bikora. Olivier 40 dashboard yanjye ni ngiyi. Ndabona SMS itaratugeraho, gusa ndakeka yaje. Tugiye kureba muri SMS, murabona amafaranga twabikuye, hahandi nabatangire mbabwira ngo amafaranga umubikura aza ahangaha. Nimero yabikuye ni iyi ngiyi, murayibona. Isaha ni iyi ngiyi, urabona ko barangije kunyishura amafaranga ari paid, barangije kunyishura. Isaha saa 11:45. Nibyo? Oya, ngo ni saa moya. Bishoboke ko amafaranga aribwo bari buyampe, sinzi. Gusa nyine ndabona ngo ni saa 11, ngo ni saa moya na 17 n'amasegonda 45. Gusa reka tujye kureba muri SMS turebe ko yahageze. Gusa murabona ko barangije kunyishura 2,500 kaya. Reka tujye rero kureba muri SMS. Okay, turabona SMS isa nkaho turebe yaje SMS. Dore ngiyi amafaranga 2,500 from Fort Rwanda Limited. Murakoze neza cyane, ngira ngo murabibona namwe, muri abantu. Murabibona, sorry. Dore ngaya amafaranga, amafaranga dore ngaya niyo twakiriye. Isaha tuyakiriyeho urabona hashize iminota 3, kuko twatinze kuza kureba intuza SMS. Tariki murazibona, tariki dore ngizi, tariki 15 z'ukwa mbere 2022. Ndakibutsa abantu mutizera, dore tena tariki hano hejuru zirahari, mwareba neza cyane. Tariki hano hejuru zirahari. Abantu mutizera, murakoze neza cyane. Yari Olivier 40, mushaka mwajoyininga nta kibazo, kari gukora neza cyane.